ndumva biteze ntabwo nshitwikira ntabwo uri gutwika ibyanjye sinzi impamvu twika bya Prophet video iri hariya nziza twika ibyanjye gira Sande utugambo ntabwo ushobotse. kora hashtag twika umbabarire kwa gatatu ndaguha fanta nziza twika bihagije aho kumpa amafaranga utwikire amafaranga yose wayaye the babe ndero urashaka ko ngiye ngo waje Prophet ngo kikirofu amafaranga yose wayaye the babe ngo ngiye duba gutwikire kigoryi. listen ari gukora ibihugu byose amukoresha dutangire episode ya kabiri nge nabakubitira episode 5 munyumvire umukozi w'Imana ngomba kumurangiza burundu nimuzongere no kumwumva agende natwitaye bamusibe kubera ibintu ari gukora ibintu bigayitse cyane amategeko nshinga y'ibihugu byose mwandike muri commentaire episode ya kabiri ubundi sinamurangiza gutfata mwandike episode ya kabiri no safi. Soma iyo message yura mudamu wamwandikiye wa mbere ntabwo ya approaching abantu nk'umuntu ugiye kubatereta ngo twumve ko agiye kubatereta oya ya approaching abakozi nk'umukozi w'Imana akabegera iyo amaze kubereka ko ari umukozi w'Imana abaganiriza nk'umunyamafaranga akababeshya amafaranga kandi ko yatumwe n'Imana agatwara abantu mw'iryo bagiro rya Sauna rinyarutara bakabasambanyirizayo. Nimureba barakubwira ko abakobwa bose batanze ubuhamya kuma y'icyo byose birahari abakobwa bakubwira ko namubwiraga ngo reka nzi muri dushe ndaje bakirukanka bakagenda. Uravuga iyihe Godfather? Iranaguhaye ejo isome. So rero inzego zidufashe Nyigusomere isome nta nubwo ushaka kugira ngo isome yose urasoma gato. Okay. Uwandikaga yaravugaga ngo hero uwabanje kwandika ninde n'uwo ntabwo tumuvuga izina ni Prophet uyu nguyu witwa Prophet Joshua Inyamabi uratinya kukivuga se kubera iki iyo nasomye ishobora kuba atari yo niwe sorry niwe soma hejuru. Okay. Wabanje kwandika ngiye gusoma habanje uyu witwa Prophet yaravuze ngo hero mutuye hehe ndi kumva nabafasha hari ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2024 saa 3:13 za mu gitondo. Ego Undi tutari buvuga izina ko ni victim aravuga ngo hero dutuye Kimisagara. Uwo wari uri kumubwira asubiza ya indi yavuze ngo ndi kumva nabafasha kwa kundi usubiza akantu ukanda kuri reply aravuga ngo ashyiraho emoji karira aravuga ngo mana we impamvu ze mana we nuko yashyizeho nyinshi wumva gusenga haleluya mana we wumva gusenga yego haleluya nukuri umwuka umwuka ukomeze ukuyobore Joshua. Ntabwo nakwirwa nkomeza right nta mpamvu yo kumanuka hasi yaje kumanipira yamuhaye nimero ntabwo nazivugira hano aramubwira ngo ngwino tuganire uyu munsi saa 8 top. Ntabwo ajya baha umwanya wo guhumeka. Ndakora sauna Nyarutarama uze dukore sauna tuganire umbwire ubuzima bwawe. Babarira unyumvire umukozi w'Imana. So ntabwo nkeneye kuvuga byinshi uyu munsi ntabwo mfite byinshi byo kuvuga nibibananira kuzamuka ndafunga space ejo kuwa mbere inzego ziri mu kazi nzayishyiraho zitaginge baze bumva ubuhamya bw'ababana cyangwa abakobwa. No ntabwo umuntu yaza Prophet ni ikintu kiremereye mu muco dufite hari ukwizera birenza abandi bose abakozi b'Imana. Reka nkubwire niba Yongwe yarafashwe agafungwa bitewe no guskaminga abantu akoresha uburiganya uyu nguyu akaba asambanya abantu akoresheje uburiganya akabatwara ahantu abasiga bari naive abana abasaba akabari kurira agatwara abantu muri sauna akabaobrija kujya muri sauna kugira ngo abahereze icyo kiguzi cy'ubufasha agomba kubaha. Ndababwiye ngo uko byagenda kose aba bana nibyanga ko babona ubutabera cyangwa babona uko bafashwa ntabwo reka bita abana
kuko bafite imyaka y'ubukure, ariko aba ba victime gufatira umuntu mu bushobozi buke n'ubukene bwe, mwese murabizi. Ese kankubaze, uwo ngo yari ari kwandikirana umudamu ufite abana babiri. Uwo mudamu, uyu ni umudamu ufite abana babiri. Impamvu yamucitse, yageze Nyarutarama, yagiye yaganiriye na murumuna we amubwira ati uwo muntu ugutwaye agiye kugutwara Nyarutarama, arashaka kugusambanyirizayo, ntuyeyo. Undi aravuga ati ndagenda nigengesereye, ntabwo ansamba. Aravuga ati naramucitse, ntumucika. Amafaranga guha si umukozi w'Imana, ntabwo yaragusambanyirizayo. So ese Godefroid ndi kurwana nabyo, no ko nyine nari nshatse kuguha igitekerezo. Abana bose ko bakoresha Instagram kandi nawe uyifite, wababaje niba ariho byoroshye, reka mbabaze. ukaba ariho icyo ntabwo nshaka, ndumva ntashafite byinshi byo kuvuga. Nkeneye ko aba bana ndimunabita abana kuko ni abantu bakuru. Umwe ni we uyu uretse ura w'imyaka 10 ningahe harya 19, hari ura 19, hari wa 17 w'Urubavu. Uwo wa 17 sinigeze mbasha kuvugana nawe. Icyo nabonye na mafoto ye ndaza kubitanga, ntabwo nigeze mvugana nawe. Ntabwo nigeze mvugana nawe, sinabashije kuvugana nawe ngo nta WhatsApp afite ubu ngubu. Abana ntabwo ari ukuvuga ko ari underage, umuntu wese wabyaye abakiri umwana buriya nibyo twavuga. Umuntu ntabwo nza kubita abana, ndavuga tuvuge victime, aba bakobwa basambanijwe bakoreshejwe uburiganya bwo kubashingira business. Ibi ngibi rero ntabwo bibaye rimwe, kandi none impamvu ndi kuvuga ibi, n'impamvu tugomba kuvuga ibi, ntabwo ari ibintu byakozwe ngo bihagarare. Uyu muntu n'uyu munsi aracyabikora. Sinatse kubyumvikana. Uyu muntu n'uyu munsi aracyabikora. Ari impamvu bigomba guhagarara. Uretse no kuba sinzi uburyo nabyita. So inzego zibishinzwe zidufashe, bavugisha aba bakobwa, nimero zabo zose ndazifite. Noneho hari n'abanze kuvuga, hari abanze kuvuga ngo yaravuze, haravuga ngo azaba ngo yahita baroga, abandi ngo yabasengera bagapfa, abashyiraho iterabwoba. Nkuko mwumvishe uyu mudamu, nimuza gusubiza amaso inyuma, uyu mudamu yavuze ngo iki Isande? Yabwiye umwana ngo niba bidakunze ntugire umuntu wo mu muryango wawe no mubibwira, kuko ufite imyaka 19, wujuje imyaka y'ubukuru, ugomba kwifatira ibyemezo. Anatanda bataraza, ariko se dufite abashyashya batari baramwumvishe ejo. Noneho ibyo bafite ni ibitangaza mutashangara. Urumva? Give me a second. Ntimutekereze ko mugiye kumva bariya, ntabwo ari baramugiye kumva. Mugiye kumva abandi. Niba munashaka kuvuga byinshi, ndi butegereze ntuza. Bakiyizira. Abangaba bari abana nta kintu mfite cyo kubavugaho. Umaze gusambanya abana, umupapa akoze ibiki? yamukuyemo igitenge, nawe nyine wumva yarayicaye kugikuraho, ari kukidegaja, ni ibintu bisanzwe.
mbona umukobwa ariko arabouncing kuko undi uyu nguyu mwabyumvise kenshi ariko arandeba cyangwa se umukobwa iwe jewe hageze igihe dukubitana muri sauna twese turi babiri bagirira ukora mfite nka miliyoni 10 cyangwa 12 naho ngaho aho ngaho muri sauna ya Butarama abakozi baharabazi yahamagara gukoresha hasi ameze nk'umuto ahita nyine ababaza aranakunda no gutegeka cyane ntabwo ndakuzamu ntabwo ari we nashatsemo account ye ndayibura ndi gushaka account zize abana ndi kubasubiza inyuma natandi kurwana ndi kwanga ko mubawa ndi kubasubiza inyuma batarabashije kumva ubuhamya bw'abo bana benshi b'abakobwa ariko hari abandi bashyashya bagiye kuza icyo dusaba mubabarire mu nyumvire ibi bintu biri fair bonye n'umupapa kuze yarayibonye rero umugada niwe bari cyo kugira iseta yo kuza kubahohotera abantu turi kumwe jewe ntabwo yigeze twarabonanye nyine arabimbwira kuko kirangiza secondaire nahise niga ndashaka mwumve hano certificat yabyo akayanyandikira kuri Instagram nyine akagera amafoto yanjye akarayikinga akanyandika kuri Instagram ngo niduhurire muri sauna yawe n'ibiki byinshi arangije tuza guhuriramo arambwira ngo ukora iki ndamubwira ngewe ngo nta kazi mfite wize iki ndamubwira ko hari ibindi nize mva ngewe nashinga bikangira umumaro ndamubwira arambwira ngo ruhara nangahe ndamubwira cyane ngewe ko mbyumva numva nabikora mfite nka miliyoni 10 cyangwa 12 yego arambwira ngo kugira ngo muri Tanzania niba ari Dubai I think arambwira ati nimba ndavayo ari mu kwa 12 gutyo kuri mwaka arambwira ngo nzandike ibisabwa byose ngo nindagiza ngo nzamubwire ibisabwa yego ndabyandika ndamwereza kuri WhatsApp noneho namaze kubona n'inzu namaze kwishyura n'umukomisiyoneri nayibonye Kibagabaga ku mafaranga make nari mfite ntangamo konsiyo urumva inzu zikorerwamo ibyo bintu yari VIP uba usanga zigera muri 1,500,000 gutyo cyangwa 2,000,000 natanze konsiyo ya 700 yego 700 mu nyumvire iki kinyama nayibonye ibisabwa byose nabikomereje bisoma wumve dusanga bigera muri 8,000,000 gutyo 7 n'igice aramuhamagaye arangije ko ikintu aratangitamo uwo mugabo n'umwana mubi akora niba akoreshwa n'abadayimoni niba akoreshwa n'ibiki ngewe byaranyereye kandi ntabwo ari njye ni benshi hano muri Kigali agenda abeshya barabaha amafaranga kandi ntabaha amafaranga umucitse ute umushika gute uwo mucitse gute ntabwo yigeze akorera ibyo akorera ibyo kuko ntabwo ndi umwana ibyo ntabwo byabura kuba ndapfuye nyuma yaho mwana wanjye wagiye kwipimisha yego wasanze uri muzima of course marishimwe uyu ni umwe reka tugaruke kuri wa wundi noneho waje gusevingwa na mama yuko yabibwiye mama we w'imyaka 19 mama akavuga ati sinshaka kuba mujyayo uretse gato reka dukomeze ndamuhamagara ndamubwira ngo wandangiye aranyihorera ndamwandikira ngo hayi arambwira ngo ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukamporera ndamwandikira muri yihanangirira kongera akabisubira mu bukwe akabisubira mu gitaramo kawumve yes uze dukore sauna ndamubwira nshobora kuba nyifite class kuko niga day session uyu ni wakangahe uyu sundi mwana mubabarire mwumve hari abasabana b'abanyeshuri gusa abasabana b'abanyeshuri uyu nguyu uvuyeho si umwana warurangije segondere
uyu si uwa kabiri uri kwiga kuri utangiye kaminuza mwumve ahita anyandikira ngo wowe ngwino ntutakaze amahirwe. mwumve Ambwira ubwo saa saba turavugana kuko nabonaga nyine ari umuntu waguha amahirwe numvaga nta kibazo. Arambwira uze twote mbamenye kwanza. bagire bate Ndamubwira yego. Njya kuri shati ya kabiri. Ngo jya kuri moto ngo jya kuri moto umume murangire. Ndamuhamagara ndamubwira ngo wandangiye. Aranyihorera ndamwandikira ngo hayi. Arambwira ngo ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukampa location hano. Urabona hano yari yambuze kandi scroll hejuru mbona kumuhamagara. barahamagarana Kuri Instagram. Yahamagara kuri. Noneho hano naho yanyandikiye yamvanyemo. Ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukampa location hano. Ahita ambwira ngo nimba udashaka gukora icyo mvuze mwabireka nta mwanya mfite. Ndamubwira okay nta kibazo. Ngo niba ushaka kuza ajya kuri moto murane. shasane byanze ndacyarwana nabyo byanze ariko ntabwo ngiye ndi giving up urabizi kuko abangaba wera abantu batari baje batabashije kubyumva ejo ndi gusubiza inyuma ariko mufite ibindi mugiye kumva kunamenye mufite ibindi muri buze kumva mufite ibindi mugiye kumva none mutubwire niba uyu muntu ashobora kuza kamunga abana b'abakobwa bari ku ishuri abakorera uyu mwanda nta kindi kintu akorera mu mujyi wa Kigali uretse kwinjira kuri media agenda atoraguraho abana abasambanya nkuko muri kubyumva hano aba bana ndabazi ntibaje kuri live ibi bigomba guhagarara niba umuntu ashaka kwisha mu mwambaro wo kwitwa umukozi w'Imana so ibi ngibi uyu nguyu ni umva Anjye ndamubwira rero njyewe mva mu rugo ntanze location yaho ngiye so ubwo nta kibazo tubirimo. Sinamwandikiye arayisoma birarangiye. uyu ni wakangahe reka turebe uyu mushoferi atanze ubutumwa umva hano ariko ukabura uburyo watanga amakuru mureke mwumve uyu ni umushoferi mu mujyi wa Kigali utwara uyu mugabo mureke mwumve uyu ni mureke mwumve uyu mushoferi muri ibyo bice ntabwo baratubwira ariko kubera umujyi kwibeshya nari Gacuriro arubwo namwajyanye Kibagabaga urumva jewe impamvu namusubizaga urabona umuntu nawe utanga amafaranga ufasha abantu numvaga nyine ari amahirwe ariko mbonye birimo ubunyanga umuntu wakubwira ngo ngwino ngicara kuri moto ndakurangira ntiwamenya niba agiye no kukwica uvuye iwanyu utavuze ngo ngiye hano undi muntu ufite ibizibiti ninde wa mushoferi wamutwariye abakobwa wazamuka ukongera ukabitunyuriramo ikibazo njyewe mvuga umugabo ndamuzi ntanzi kubera ko njye nakubwiye ko muratakora mu mujyi wa Kigali nyangane gato Divine bite chérie nziza uko hando yawe ni iyihe kuri ntuza kuri Twitter je nawe nkoresha yifungure uhite uyimpa yifungure uhite uyimpa sibyo nta kibazo murakoze okay nyaruka mureke baraje aba bana mureke muze mwumve abandi bari kumpamagara mwihangane umva hano uyu mushoferi Rwanda hose yego njye maze kumutwara inshuro zirenze 5 mutega amatwi mwumve nzamutwara atari kumwe nibura hejuru y'abakobwa babiri iyo ari bake ni babiri bane arubwo namushyiriye abakobwa mu Kagarama nabikubwiye Kicukiro arubwo nabajyanye i Kanombe urenze kwa Dodo urumva arubwo namwajyanye Kibagabaga ahubwo aho ngaho babuza Nyarutarama nkeka ko barimo kwibeshya nari Gacuriro haruguru yo kwandegeye ukasi iburyo muri ibyo bice ntabwo baratubwira ariko kubera umujyi we umuntu aba awuzi bahabuze umuntu yahamenya rero tunasaba na RIB bajye mu bantu ubu mu Rwanda umuntu bita umumotari umuntu ukora transport uwo ari we wese
amakuru ayo ari yo yose tuba dufite amakuru menshi ari abo bana batoya ugasanga nk'akana katarapfundura amabere kari kumwe n'igisasi ariko ukabura uburyo watanga amakuru. Rero dufite ibintu nimujya muri space zakozwe abangaba bavuze ejo ntabwo ngende buze kubagarukaho baravuze ntabwo dufite amatwi yumva kurusha ababishinzwe abayitubera babitwaye aba batambutse aba bana bari kudownloadinga byananiye kuzamuka mugiye kumva n'amatwi yanyu ntabwo ndapostinga ntabyo ntashyira hanze urimo kumva naho gukanga Godfather kunkanga twanyuze mu bimene by'amacupa urazana ibimene by'ibicuma igihe cyo gukanga cyararangiye turi mu gihe cyo kwanga ikibi no kucyamagana muri kominote yacu twumvikane neza uburyo bakanga Godfather ko ariko kose ni iki muri bivuge kirenze kuba kunshinja kwica abantu ntimubizi hano aba banyamabi iyo umuntu abavuzeho bashaka kugukangisha kuguharabika no ibyo ngibyo twarabirenze ni iki batanyise ni iki mutanyise tugomba gufasha abo tubana nabo kwanga uyu mwanda ntabwo umuntu ashobora kuza ngo yibrandinge nk'umukozi w'Imana niba mwarafunze Yongwe niba Yongwe baravuze ko yeskurutse cyangwa agakoresha amagambo ashukana aba bakobwa basambanijwe bari kubyivugira mu magambo yabo n'abantu nka bariya Yongwe yashutse uyu muntu agomba guhagarika ko aracyabikora mbere yuko mfungura akanwa twamanje gukora collection za buri muntu wese yandikiye abakobwa bararenga 100 buri muntu yandikira amubwira ko agiye kumuhindurira ubuzima mu majwi y'abakobwa muri kubyumva ni gute umuntu ashobora kuza mu mujyi wa Kigali agahinduka imungu yo gukomeretsa imitima y'abashiki bacu tukabyihangana nk'abiceceka kugira ngo ntatukwa ngo kugira ngo mutamvuga nabi bihagarare nibimara guhagarara aza facing Godfather aze ankorera ibyo ashaka yantwara iki that's it ntabwo uyu mushoferi bivuze neza ntabwo leta izabona buri mupolisi cyangwa buri mukozi wa RIB wo guhagarara kuri buri muntu no ntabwo bizakunda ntabwo RIB izabona buri muntu wo gushyira ku muntu cyangwa ifate ntabwo bikunda amakuru nkaya n'abantu babi nk'aba ngaba tugomba kubameshoninga tukabavuga icyo kintu sinari nkizi cyaje kuri live ahantu narindi baravuga ngo wa muntu utanga amafaranga arahageze dore nguyu Juliet yarahari n'uyu Sandi hose uyu nindi Shadi barambwira ati uwo muntu uzanye aha ngaha uhafite abakobwa ni ikibazo Godfather witonde twese iki kintu ni aravuga ati witonde ababwiye Shadi bati nge ndashaka kubaha amafaranga ndashaka mwumve ukuntu amanipira cyane atumye ataceceka ibi bintu noneho kirangire kimwe ati wowe Shadi mbu ndashaka kuguha amafaranga ushaka yose Shadi baravuga ati gumana amafaranga ntawe nshaka nuko noneho kikomeza kwe sister naje ko ntari nkizi Shadi baravuga ati mbwira Shadi mbu umuntu aragwa amafaranga ukayanga wafashe amafaranga Shadi baravuga ati uwo ndamuzi nibyo bayifuza ndabizi arashaka guhombora abakobwa nkomeza gupushinga aravuga ati ndaguha nimero y'umukozi wanjye nzi ko nta mafaranga atanga ibyo avuga ngo natanga amamiliyoni nta mafaranga aza gutanga nta mafaranga afite ibyo akora abikora muri rwo kugira ngo abone ko abakobwa asambanye nuko ubwo Shadi baranga abafashe nimero y'umukozi aravuga ati ntabwo namuha nimero yanjye uwo muntu afata nimero y'umukozi uko yakabivuze za miliyoni ari kuvuga ati yakimwohereje 100,000 Shadi baravuga ati wabibonye Shadi arayafata y'amafaranga aravuga ati subirana ayamuhereza mu magift yo kuri TikTok ku bantu babizi aravuga ati umbabarire akira nari mbizi ko nta mafaranga iyo nimero ni y'umukozi si yanjye Shadi ahita yamusubiza noneho
abwira uwo bita Christella, muramuzi, wo muri ntuza, wo muri Kigali Boss Babes, ni umukobwa w'umu engineer uriya ukora muri construction wubaka amazu. Ati wowe Christella ndakwitegereje, umusibe ejo bundi kuwa gatatu nzaguha miliyoni 10 kandi nzaza nziguhera. Godfather uzabategura abantu uzaza. So nukuvuga ngo iyo abivuga gutyo, nje naje gufoundinga out nyuma, ntabwo target yari uwo Christella, si uwo Shadibu, bari abana bandi bari muri iyo space cyangwa bari aho ngaho kumurangarira nk'umuntu ufite amafaranga, ku buryo wo yandikira wese yumvishe ko agiye guhereza Christella miliyoni 10, ntimuza kureba akabibereke, uze kugitegereza. Let me show you. Oya, yarakubwiye ngo ntago nayamuha nonaha. Tegura tegura abanyamakuru bose, utegura abantu bose, byandikwe ko Joshua agiye gutanga miliyoni 10. Tuzajya, yaravuze ngo niba kuri TikTok hari abantu bake, ngo mwajya no kuri Twitter ngo akayijyamo, ngo hari abantu bose, ibinyamakuru byose bihari byandike ngo azamuhereze miliyoni 10. Christella arakubwira ati Godfather aya nataha ngaho nibereye. Urumva Godfather agakora post, wakoze post iracyabgira ngo iracyanahari, iri guteguza yuko ngo umukire ngo agiye gutanga miliyoni 10. So ku bantu baraha, ndashaka mwumve gukanguka, tukabona ibyo bintu bikimara kuba, yaba ababonye iyo posti, yaba abakobwa banyuze muri iyo space n'abandi batangiye kunyandikira. Ntabwo ngiye mpubutse uyu munsi my friend, ntabwo ngiye Godfather njya mpubuka, mutekereza ko mpubuka ariko simpubuka. Ndashaka murebe iyo tariki kugeza uyu munsi, hari byinshi bitaraje hanze, hari n'ibyo ntashobora gutangira ahangandi buhereza inzego zibishinzwe. Urimo kumva? Kanze mbazanira iyo tariki murebe ngo ni tariki zingahe, mumpe makanya. Mwihangana abana bamanze downloading Twitter zabo, nibyanga nda dropping abana bategure ndwane n'ukuntu bashobora kuzamuka. Ntabwo nkeneye ko baza kuvugira kuri telefone, bagomba, kuko abana bari determine, baravuga ati turaza tuvuge ibyo umuntu yadukoreye. Ntekereza ko ari ubunyamaswa. Muri cyo gato kanga Godfather agenda kangika, ubona ngiye mfite ubwa warakakigera kigenda gikanga. Ese Godfather, we wari uzi ko umuntu wese ufite Twitter aba afite na IG, kandi bariya abana bose bari kuri IG, ushatse wajya no kuri IG nta kibazo. account yanjye ya IG sinzi ntuzo nagize, ntabwo nshaka hosting. Okay. Nakabaye nagiye. Sorry. Kandi hari impamvu ituma ndashaka kugira ngo nyishyira aha. Ntabwo nari mbizi, sorry. Yego ndabizi nahari abadusanga yo n'abaye tubiyagira bakaza kubikurikirana. Ndashaka ababishinzwe abyiyumvira none immediately. I know what I'm doing. I got you. Yeah. Nibyanga ndayisubika nzayigarure. Ndakubwiye ntabwo tuzemera ko umwanda uba, my friend. Twarisobanukiwe. Ntabwo umuntu nk'uyu nguyu dushobora kumwihanganira, never. Ntabwo bikunda. Noneho numvise kivuga ngo ndashaka kukirukanisha mu Rwanda. Nkwirukanisha mu Rwanda mwiruka ngo bigende bite? Ubwenge bukira kabisa. Godfather turangije iyo nkuru y'ayo mafaranga ukuntu byaje. Reka manze gatoya mureke mbereke. Ko niwe yahereye akina n'ariya majwi umubwira ko ba disappointed. Uretse ndaje ngiye kuyivimuzi, ariko nta n'ubwo erega ibyo rwavuga byose, ibyo byose kurogotwa, ibyo ngibyo gite cyo Godfather icyo bimbwiye. Baraza yamvuga nibirenze. None se ndakubaza, ni ryari ndahaguruka ngo mvugire igitsina gore hano ntihabeho atake? Ntibanyise umwicanyi? Urabyibagiwe? Niko nibiki bataranyita? Ibi ngibi kiri kurogotwa giye Godfather bishobora gutuma ntasinzira. Ibi ngibi ibyo batwistinga byose ndabizi nziburi ndabizi. Nditi ko nafashe umwanzuro wo kujya muri izi risk ntazi ingaruka zirimo. Ndabizi ariko se ko ndi kubiburamo, ko ndi kugenda kuri scrolling ndibikunda. Ariko ukibushaka mu muhumurize ko nta muntu wirukanisha undi mu Rwanda. Bako kigorye kirabwo ari arogotwa ubusa. Rwanda ni igihugu cyiza, nta muntu ukirukanisha mu ndi. Kirarogotwa ubusa. Mu Rwanda umuntu ahakurwa n'ibibazo bye, nta muntu uhakura undi. Nakubwiye ikintu ndashobora kwihanganira ni kimwe, ntabwo uyu nguyu ari uko atari umunyarwanda. Oya, nta hantu bihuriye.
hantu bihuriye. Umunyamahanga mu Rwanda aba afite uburenganzira nk'ubw'umunyarwanda. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi na buri wese. Reka nze zane iriya tweet ndayishaka, ntabwo kamaze nyizane, biraza kumfasha kugira ngo mwumve igihe maze ndi kugenza runono uyu mugabo n'ibimenyetso ngiye mfata bose birashoboka. Singaba ndi guhamagara abana mubyumva, reka nze muze mwumve. Ese iri hemwe gacwamwe. Sande ni ikirangaha uhita uyikorera retweet kugira ngo ninongera kuyishaka sinyibure, kuko ntabwo space zirangiye areka. Ndashaka kugira ngo abantu bumve, ariko anatanda uyu mwana bari kudownloadinga Twitter, bari kudownloadinga X, ayishyiremo neza, namubwiye ayisibe bongere bayishyiremo. Urumva? Hari abagize ubwoba bwo kuvuga, baravuga ati keretse turamutse tubivuze mu buyobozi, twamara kuvuga mu buyobozi ntibitugire ingaruka ko yatubwiye ko yadusengera tugapfa. Abandi avuga ngo ko azajya kubarogesha ngo bahita bapfa. Nyuma yo kubasambanya batera ubwoba ku rwego rukabije. Ba nyir'ubwite aya n'amagambo mvuga, mfitiye n'ibimenyetso ba nyir'ubwite babyivugira. Reka nzanira tweet ndatekereza ngiye kuyibona. ariko tujye tugira n'abantu inama, kurogesha no gusengera umuntu agapfa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo yabwiye nose ntabwo wumvisha uriya wa mubyeyi, ntiwamwumvishe umwe wavugaga ngo arashima Imana kuko umwana we yamukize, kuko yabimubwiye. Ntabwo yabaroga n'umukozi w'Imana, yenda yabasengera mu gapfa, ariko ntabwo uriya ari umukozi w'Imana, niba ari kuba bakorera Imana ahubwo yabaroga kubasengera bigapfa, niyo opsi idashoboka niyo opsi muri iki gihe. Ibyo ngibyo byari bya kera, reka ndi kuyishaka ngiye kuyigeraho. I think harya ntibyabaye kera, byabaye ryari bino bigoro simbere hashize nk'amezi nk'abiri n'igice. Nyuma yabari tazarira nyuma ye, ahubwo imbere ye, imbere bari tazariya, ariko nanjye ndatwitinga koko difata simbere yo Shadibu gato. Najya ibintu nkorera tweeting nkibaza ibintu nabikoze tweet bigenze bite. yari imbere ya Shadibu na boyfriend we umwe wo mu DJ. Ndabigeraho. Ikibazo rari igihe scrollinga bikarangira bivuyemo, ariko se ni gute nagoswe kweri. Nako nanibeshye, Shadibu nta boyfriend afite. Ni imbere yafata ku mavuta, ahubwo ngeze muri tweet zafata ku mavuta ndatwitinga koko. Ndabigeraho ese ko ngeze mu byasabe. none se ari byo n'ibyo ngibi byabanje n'ibego ibintu bya Joshua bimaze igihe. No, hari nyuma y'ihanuka ry'indege. Ndakubwiye hari ibyo ndibushyiranze mugakubitwa n'inkuba. Iki kintu maze igihe kirekire. Ibi bintu Descartes yaragerega arakivuga. Descartes yarwamaganye kera, abantu ntibabihereza agaciro. Descartes yamaganye uyu muntu kuva kera, abantu ntibabihereza agaciro. Mwe muretse gato, ndatekereza ngiye kubigeraho. Hari nyuma gatoya y'ihanuka ry'indege yari itwaye Sabe. Reka brage zawe nawe hirya. Sande kwamagaye kangahe siko ndari kubigeraho we, ndapfuye kudufata ibiginga biri. So ahangaha turacyategereje intuzo. Ndatekereza ngiye kubigeraho. I think ndagabanya gutwitinga ibintu bidafite umumaro, kuko ndabona ibi bintu bimaze mbega tweet iri kure. Harya wona Rugagi n'ibihe byabanje. Rugagi n'uwejo bundi n'imbere ya babanje Joshua. Ngaho umbwire ko ejo byasibamye narira. Yabisengeye birasibama. Nabigezeho sha. Murebe ibi bintu byabaye tariki 28 z'ukwezi kwa 9. Murebe kuri dashboard aho hejuru. Somera iyo tweet nanditse Twinani Sunday. Murebe. Mutambura kuyibona yamaze kuhagera.
kandebe ntabwo nyine iragera ariko iragera mu kanya. yamaze kuhagera. Nagize nti breaking news, umuherwe Prophet Joshua atangaje ko tariki ya kabiri z'ukwezi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi, urimo kunyumva, 2024 azagenera impano yasaga miliyoni 10 igeno Uwase Christella wamamaye nka I am Christella w'itsinda rya Kigali Boss Babes. Ni nyuma yaho iri tsinda ryagiye nka Nyombere. Iyi space izaba ari akasamutwe. Byumvikane. Ahangaha ntabwo ngewe nigeze ntekereza ko urumva ikintu akora ajya mu mbaga y'abantu benshi, hahuriye abantu benshi nko kumara yivu gutya, akigaragaza nk'umuntu ukomeye, yarangiza akajya mu madiyemu y'abakobwa asanze aho ngaho bose beza, akabahanurira akabakorera umwanda nk'uwo nguwo. So iki kintu nyuma yaho rwarambwiye ngo Godfather ngo wowe ngo ndaguha amafaranga ushaka. Urimo kumva? Umunsi ugeze Christelle arampamagara arambwira ati Godfather bimeze bite iyo space nabo bampa amafaranga yanjye cyangwa ugiye kubivanga? Ndamubwira reka muhamagare ambashakire live. Ibyo yanyoherereje nabiplayingiye muri iyo live. Kumbe niho yadukangishaga ngo wamwatse amafaranga. Manza wumve. Ni wavugaga. Manza wumve. Ndamubaza iyi live iraza kuba ngo Godfather ngo miliyoni 10 ngo n'amafaranga menshi ngo urumva ngo ni ibintu ngo tugomba gukorera budget ngo bikaza kuzana umusaruro. Ndavuga ndapfuye. Wa mugabo we abantu murabyibuka mutabikina anyoherereza audio ngo ngiye ngo gutwara ngo bagiye ngo ku kibuga cyo gutwara abantu yatabije ibintu byinshi. Kwita bikinira muri live urabyibuka ko cyo gikodo nagikinnye ndaza kubishaka mbikine. Ndamubaza ndetse sha ko twemera ko miliyoni 10 ari menshi, hanyuma amwe nje wanyemereye ari hehe? Urumva kuko ndavuga ibyo ari kumuvugaho ni byose ibyo niko kara kaudio ari gukina. Noneho mba nakiriye message koko z'abantu nkimara gukina ku kaudio muri iyo live, babwira ko iyo tariki igeze bitakibaye. Nibwo none nakinnye kaudio nshuti yanjye muri amatariki ngo ni ryari, muri amatariki urumva ni hano 28 yagomba kuyikora kuwa gatatu, yari makugeza ku tariki 2. Kuva tariki 2 abantu bari bahuruye byanze. Kuva uwo munsi batangiye kunsukaho amakuru aba bakobwa bose yagiye asambanya, barabizana nkubitwa n'inkuba. Haje mu rundi kazi waje haravuga ati wambabare nkakubwira gahinda kanje ukampa nimero yawe. Godfather wampaye nimero yawe hakwandikira, ngira nimero y'akazi narayimuhaye, ndikorera ku giti cyanjye. Rega buriya nanjye ndikorera ku giti cyanjye, buriya nubwo nafite urumpembe ariko ndikorera. Umwana nyimuhaye yahise nkubita iriya audio mwumvishe yabanje. Iyo umwanda yaboneye muri iriya massage nakwita ubu esclave n'ubucakara uriya mukobwa w'umurundi. Noneho bibonye ndavuga no c'est pas possible, ntabwo ibi bintu ngomba kubyihanganira cyangwa ngomeze kubyihererana. Reka uyu mwanda niba mu by'ukuri ibi bishobora guhagarikwa n'uyu nahagarare. Ejo havuze abakobwa 9 yakoreye ya mabi. Mwebwe mwabonye abantu bavuze ngo ngiyewe yankoreye ibirenze ibyo ngibyo, ariko ntabwo nshaka kuvugira ku karubanda, sinshaka kuvugira mu bantu. None nkibaza niba umuntu ashobora kuza kwambara umwenda izina rya Prophet kugira ngo nuko asambanya abana n'abantu batandukanye. Twabonyemo abana twumvisha 18, twumvishe uriya nyina yaje kwitangira ubuhamya w'imyaka 19, twumvisha uyu nguyu wari wavutorabe kinga ntabwo ndavuga nawe, sinshaka kumuvugaho. Uyu nguyu bavuga ngo n'imyaka 17, uyu we sinshaka kubimenya ko ntabwo ndavugana nawe, ntabwo nshaka kuvugana n'umuntu navugana nawe kuko abaranga bari buze kuvuga barabaye. Niba abantu barenga 20 aya masaha baze ko 29 afite muri groupe nakoze ya WhatsApp, buri wese azana chat iyi nyamaswa yamwandikiye, kubera iki amanza gustokinga platform z'abana yareba uri naive cyangwa yamara kumenya uri mu mujyi wa Kigali, akamubaza ubuzima bwe, akamwizeza kumufasha ngo no kumuhindura. Afite ngo ivuga akoresha ngo guhindurira abantu ubuzima. Mwabantu mwe
ibi ngibi tubiceceke, ibi ni byo guceceka. Inzego zigira icyo zibikoraho cyangwa zibyihorere, it's not my business. Icyo tugomba gukora ni ukugaragaza umwanda nk'uyu nguyu n'igisebo nk'iki ngiki gikomeje kwangiriza abana b'abanyarwandakazi. Jyana n'ibigeragezo. ese uri kunyuzamo ukareba kuri WhatsApp WhatsApp zande zawe yawe haronyandikiye nyine WhatsApp yawe. WhatsApp turi gucatinga nabo. Okay. hari n'umuntu mbonye yabajije ngo Diyeze we yamuhaye ibyiwe. Diyeze mwivuga amazina y'abantu, ntabwo nshaka kumuvuga aba victime mubareke. Noneho erega buriya mwebwe nuko ndava hano uyu mwana ararwana nabyo biraza gukunda kandi bitanakunda we are here to stay. Ntabwo ibi ngibi turashaka gushyira buri kintu cyose hanze. Niba Yongo yarafashwe ko yariganyije abantu amafaranga, uyu nguyu we ategereje iki? Yesterday episode ya mbere kwa rukwambura iki kintu kiyambika umurimo izina rya Bishop. Hari ngo ni Bishop ngo ni igikingo ni prophet. Mu by'ukuri uyu munsi turafata apana amajwi mumvishe. Aba bantu nigira amajwi bigakunda, ariko nibidanakunda ndakansuringa nitegereze ngende bafashe bikunde. Niturangiza awe shoyu ntabwo ari uyu wenyine, ntabwo ari iki ngiki cyonyine, ntabwo ari iki kigabo cyitukuje. Wenda tufite ko iki ngiki cyo nta nubwo ngifiteho guteraho ko uretse kukivugiriza induru kikabihagarika kikareka uyu mwanda. Urahindura abantu ubuzima, wabwangatiwe urahindura abantu ubuzima. Abantu barwaye amavunja mu birere barangana gute wagiye ukabahindurira ubuzima? Stupid. Uje guhindura abantu ubuzima. Wakwambutse mu birere ukara abantu barwaye amavunja batagira inkweto bambara ukabahindurira ubuzima, ukareka kuza kusambanya abantu bavuga ngo urabahindurira ubuzima. Kuki muri izi message zanditswe tutigeze tubonamo umwana w'umuhungu ahindurira ubuzima ngo ni profete? Ibi ngibi tubyirengagize kugira ngo umuntu ataza kugaragara nabi ko yavuze. Tugomba kugira uruhare mu gushyira umucyo muri society yacu no kuyubaka. Urumva? Naho Godfather ntabwo ngira identity. Muzanyita umuzayirwa, munyite Katanyama, munyite umugande, muzampa nationality mushaka, ariko nge nzi uwo ndi we mwaburoro mwe. ngo cyavuze ngo ndi umuzayirwa ngo ndi umukongomani mwene wabo. None haracyavuga Zayire. Ntawe iwacu wapfuye aryo sha, nta munyiginya uvugiho. Mwana w'ibwami kavuki. So nabahaye date ko mumfata uko. So the thing is, icyo babwira nshaka kugira ngo twumvikane, ibi ni ibintu ngiye Godfather ntashobora gutolera uko byagenda kose. Ntabwo ari we wenyine, uyu nguyu we muri kureba wera tuvuze ko ari ikintu kidafite n'indangagaciro. Hari abandi bafite indangagaciro, bafite n'ibyo bashinzwe bakora. Ndibuze gukanda ijisho mu minsi ya vuba, muri buze kureba kana mfite n'amavideo yabo, hari ibintu by'umwanda bakora nabo bitwaje ko bafite amafaranga bagasambanya abakobwa. Mfite gahunda kuzabasabira imbabazi bari. Ntabwo bikunda. Muzangizwa n'ikintu kimwe. Ibi bintu ni ibintu na gato tugerageze kubyumva. Ibi bintu tubyumvikane. Niba abakobwa barenga 9 bashobora kuza hano bakavuga ibyo iyi nyamabi yabakoreye, ntabwo ushobora gufatira umuntu muri weakness ari naive kuko akeneye. No, reka mbabaze ikintu kimwe. Twese mwese muri ahangaha numvisha bari kuvuga ngo ariko se Godfather ko bariya ari abantu bakuru, urashingira kuki uvuga ko bashutswe? Come on, muri bazima. Reka kuvuga ngo bana abantu bakuru. Abo Yongo yashutse si abantu bakuru. Twemere tuvuge ngo ni abantu bakuru. Umuntu aze yiyambike umwena ngo ni profete. Ari amatezo sizemeye kwatandukanya. Aze yihishe muri iyo rido yo kwitwa umukozi w'Imana. Mwumvise message yasomye avuga ko yabatumweho n'Imana ashaka kubafasha. Yarangiza akabashorera akabatwara muri sauna kubasambanyirizamo. Iriya ni rep. Impamvu nyita rep ni iyi ngiyi. Ntabwo wansobanurira ko umuntu atwaye abantu muri sauna nta yindi mpamvu.
mwebwe hari ukuntu mutari gufungura amaso ngo murebe impamvu batwara muri sauna ni iyi ngiyi. Aba bantu ntabwo afata umwanya wo kubatereta, ikintu abakoresha ni ukubabwira ko agiye kubahindurira ubuzima, abahaye amafaranga bitumwe n'Imana. Iyo abagejeje muri iyi sauna, remember, aramubwira ati mbere y'uko ngo amafaranga tumaze tuvugane ngwino twotane. Remember, muri sauna zira steam baba bambaye ubusa, abanza kubambika ubusa, bakicara bambaye ubusa kugira ngo uriya mwana mucike. Ntabwo biba byoroshye yamwambuye ubusa biciye muri ari amazi. Uri kumva? Niyo mpamvu akubwira ngo mbe amasaha batwarayo abrifinga. Niyo mpamvu tunasaba n'iryo bagiro ngo ni sauna yahariya nani Nyarutarama, bagende baharebe. Sane kiraho ari amafoto, mpereza ari amafoto yakirira muri comment ari muri zira message yankirireho abayohereje. Murebe karakana ajya kubagira bari abana asambanya bari abagore. Ni ukuvuga ngo kiragenda kikabwira abantu ntihagire umuntu wongera kwinjira muri iyo sauna. Niyo mpamvu uza gusanga aya majwi y'umwana w'umukobwa, umukobwa aravuze ariko se konja ha nkaba mbona nta bandi bantu bari kuza muri sauna, turi benyine. Araza akishyura, ntihagire undi muntu winjira muri iyo sauna, agasigaranamo n'uwo muntu afite gahunda yo gusambanya. We byakunaniye? umva nsanzwe narayifunguye, Yego sinjya gukoresha, yego, ariko nyine nabagaye password ndibikore mu gitondo. ndayisubika nta kibazo. Mu gitondo mugomba kuza. Ikintu nifuza ndashaka kugira ngo dushyire mu mucyo kuri ibi bintu, n'uyu muntu ahagarare completely. Nibagiwe password ndabikora mu gitondo. Ndagufungura, ndagerageza ndagufungurira indi, sibyo? Oh, byakunda? Yego ndabigukorera nta kibazo. Okay, sawa. Arya umva. Oya uraza kubyivugira uhageze. Sawa. Sawa. Good friend. We space ndirukanswa n'iki? Iyo ndi kwamagana reka tubwire Gisa n'Intwari ku itangazo amaze gutanga kuri Twitter. Sinzi niba mwaribonye abadukurikiranye. Ndivuga ngo iki? Ndibasomere. Disome numve. Ariko ubwo ntumvanze. Oya birature no ni ibi ngibi turimo hano. Ndisome? Ndakumvanga nawe. Okay. Uri utagiye kumvanga. Okay, ngaho ryihore. Nuko yari ari kuvuga ibyo turi kuvuga hano. Na hanyuma se urumva utari kumvanga winca mu ijambo. Urabizi ko ntabikunda. Ibyo iryo wakoze tweet what's wrong with you? So tukira aha, aba bana bikomeje kubagora, ariko they are gonna be here. Hari navuze ngo cyo utanga amakuru mwibanga, ikintu nk'iki ngiki cyaba wikisebo muri society ngo turaza kumushyira mu mwibanga kubera iki? Amakuru atanga mwibanga kuri iki kintu nk'iki ngiki gute? Ko aribyo birirwa bavuga. Ni wumvira audio y'umwana avuga ko yafashe uramaze kumusamanya, avuga ati ngwino wowe ngwino hano, ndabona uri umurundi kazi, ngwino hano. Ati kandi ufite uramvugisha gutyo kumwe n'undi mukobwa. Ati uyu nguyu uretse kuba namuguriye inzoga ntago muzi. Uwo yaramaze gusabanyiriza muri sauna. Murumva ku gasuzuguro. Abadukurikiye murebe muri comment musome. Ako ntukivumbure. Bigutwaye cyo warisomye ko gusabye kurisoma wabinkoreye wambabariye. Ngakomeza. Alright. Sani nkare kubundi musomera ubundi mfana iki nawe kore yayo. Attention friends and followers, I've been receiving some very strange and unsolicited phone calls following a recent incident where Prophet Joshua allegedly published personal information including my phone number online via TikTok timeline, and evidence are kept. This unexpected exposure has been unfortunately dragged me into some of his no-brainer dramas and received very strange phone calls and messages from unknown numbers. Please be aware that I'm not affiliated with their dramas, and my stance is historically out of their league's dialogue.
I'm taking this step to address this issue. We are seeking justice and concerned authorities will serve here. Thank you for understanding. Rameke Gisani Ntwari. urunguru rurekeye ni ukuvuga ngo niba ari ikintu na kimwe niba hari ibintu ntabwo hano tuyomba dukubitira ikibi ahagana inzega tukagikubita tukakibabaza simple as that tukagikubita tukakibabaza ibaze aho abana ni benshi ntabwo ko muri kuvuga gutyo ndakubwiye Sande abantu muraza kumirwa gahota ibyara mekise byo kandi byaje ryari ariko abantu namwe ntimushobotse ibi ngibi mubyihorere mutangiye no kumwanduza indwara za mwe muretse gato ntabwo ngiye ndi bitaro mu bindinde ibyo ngibyo bizakorwa n'ababishinzwe so ntabwo aba bana byakomeje kubagora uyu munsi ndabizi ejo bazaba bari mu kazi batameze neza batari kwita ku miryango muze hano tubazane na bado mfite ukundi kunusuranusura mwumve iki kintu ntimucyume nk'ikintu cyoroshye ejo muzabona ibintu byinshi muzumva byinshi kuko ntabwo nashatse kuvuga byinshi ngewe uyu munsi ndakoresha ibimenyetso turakoresha ibimenyetso ba nyir'ubwite bazi icyo ndi bukore ni ugutanga platform tumaze kugira abantu 29 kandi bose bagiye baza bafite ibimenyetso dore igihe yanyandikiye dore ibyo yansabye dore ibagiro yantwaye muri rya ntuza rya Rutarama Sande mpereza n'amafoto yakiriye muri comment babarira reba muri zina nakohereje urabona muri amafoto ya turatuzo ni nk'ikuzimu bajya ngo na hababarozi so umuntu ufite information za Godfather umuntu ufite amakuru ya Godfather genda mujye kuyatanga mujye gutanga amakuru yo kuzavuga ngo amenye amazina ya Godfather nyuma ya Nahima na Pascal bigarasabye none ngo banyise ganza ngo ni Bruno Manzi so the thing is ntabwo space ukunguko ariko yagombaga kugenda space iraza kuzamo bari abana bivugire hanyuma nkuko mubyumvishe ndi kwamagara mubyumva byabaye trouble kubera ubwa mbere hari ariko nibaboneka anytime iyo kiba mube tayari ndashaka abana baraza hano umwana muravugana akamubwira kiriya kintu cyabakoreye bagaturika bakarira muraza kubyiyumvira muraza kumva hanyuma noneho simbizi niba itegeko ririnda cyangwa twumva ko abantu bagomba kurindwa ari abatujije imyaka y'ubukure ntabwo ubushukanyi bushobora gukorerwa ku mwana utujuje ubukure gusa turi kumwe niba Yongwe yarafunzwe kubera kuriganya abantu akoresheje title yo kwitwa umukozi w'Imana iki kikaza kikiyambika icyo nashaka cya mbere yesterday kwari kumwambura kiriya kintu yitwikiramo cyo kwita ngo ni profete ninjoro yabyiyambuye kivuga ko ari umugabo kandi akunda igitsina kandi bari abakobwa bayabishyuye mwoka byaramwe mundebera ahantu murebe kuri dashboard murebe ahantu atwara abo bana n'abo bantu bose kujya kwa basambanyiriza mundebere muri kuhareba kamanze mvana iyi foto ko namaze kuyikorera retweet ntabwo nzongera kuyibura mureba aho hejuru kuri dashboard umukobwa wese abakobwa yatwaye aha hantu bararenga 100 abatwara muri izi massage erega ibi bakorera ni rep kuko gufata umuntu wemereye ubufasha ukamutwara muri ubu buvumo ukamuoburija kumanza yambura ubwo bufasha bw'umukozi w'Imana abanza kuoburija umukobwa kwambura imyenda yamara kwambura imyenda akabona kumwemerera ubufasha akamutwara muri zo sauna mwumvise izi audio z'uyu mukobwa babanza birukana abantu bavuga ngo afitemo shares ibyo ngibyo ntabwo bindeba so ibyo bintu ngo dufata mirebe nceceke kugira ngo batajya ataka murebaho hejuru amagambo y'abakobwa ngaya umva turavuga
twongere tuvuge tubisubiremo bikira ibintu sobanura ijambo ntabwo ibi ngibi ari byo guceceka nta namba ibi ngibyo kirazira turongera tuvuge ngo kirazira ibisi byo kwihanganira hanyuma bamwe bagira ubwoba ngo dufata ngo barakwataka ngo baragushyira hanze ngiye hanze ariko uyu mwanda ugahagarara bimbwiye iki niko none mutekereza ko gufata virusi nk'iyi ngiyi kugira ngo uyivane mu bantu do you think ko bishobora kugenda without any cost? Of course there is cost. ngo si ufite genda utanga amafaranga ugende umpe I don't care. Ibyo byose ngiye mbere yuko mpagurukana uko marabanje kureba ibyo bintu byose ariho nkavuga nti uko biri kose ishyaka ryo kubaka igihugu no kwanga ikibi ibi ngibi ibyo byose birabiruta. We have to speak out uyu mwanda n'inzego zikamenya ibijya mbere. Urimo kumva aba bana bose ibyiza nuko banyemereye ko bari kugenda bakajya guhuriza hariya mu rwego rw'uko ntawe ugiye uvuga ko bagende babigaragarize rimwe inzego zibone ko abantu batagomba ibi bintu bikwiye. Umuntu ntabwo yakwiyambika umushusho umwambaro w'umukozi w'Imana yiyambike intuza ya profete asambanya umuntu wa mbere wa kabiri wa gatatu ngo ibyo tubyihanganire. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda. So give me a second. Magari wanyuma mubwire ategura abandi byanze narwanye nabyo byanga ariko byabaye nka byandi byagatema byanze ntibikunda so mu gihe bari guhamagara dushuje abantu 700 ntabwo 700 ntabwo mfite muri aba bantu 700 ushobora gusanga arimo abantu bashobora kugira igisubizo batanga kuri ikibazo batarenze 10. 700 ntibagushuke rero ntabwo ngiye mfite ikibazo cy'abantu bro. I don't care about people. Niyo nafungura space kandi numvise ngo bamushaka abantu na nijoro batubwiye ngo bageze 1000. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ahubwo dufata ngiye imyaka maze aha ngaho nkeneye abantu. Ibi bintu bikenderamo inyungu ngiye ukubizi. Twari tuzi ko nawe ukeneye abantu ko Joshua yavuga ngo akeneye abantu. Abo bantu ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ntabwo ashobora urwego inzego zibyumva ibyo ngibyo none se gute no niba ashobora kuba niba umuntu avuga ngo none se warenzaho iki umuntu amaze kuvuga ngo ibyo akora ngo abikora ngo kubera intuza singibi abantu bari kuri space listen to me listen ari gukora ibihugu byose amukoresha yadutangire episode ya kabiri nge nabakubitira episode 5 munyumvire umukozi w'Imana ngomba kumurangiza burundu nimuzongere no kumwumva agende natwitaye bamusibe kubera ibintu ari gukora ari gukora ibintu bigayitse cyane amategeko nshinga y'ibihugu byose. Mwandika muri commentaire episode ya kabiri ubundi sinamurangiza gutfata mwandike episode ya kabiri no safi ngo abakobwa muri Rwanda niko na franga kijana gufata munyumvire amafaranga yo gukora ibyo bintu byose nshaka warenza wiki yafashe nivuga ngo ibi ngibi byose aba bakobwa bari kuvuga uwavuga ko afite amafaranga muri izo sauna afite ububasha bwo gutwara nk'abakobwa bose ashaka. Abakobwa bose bavuze ejo ntabwo yigeze abihakana aba baje gutakamba barira yeretse message yafashe telefone amarika ngo amafaranga yabishyuye mbere kujya kubasambanyiriza muri izo sauna. Ni umukozi w'Imana ni profete mugende murebe ejo yakoze live yerekana message ngo yishyuye abakobwa mbere kujya kubasambanyiriza muri izo sauna arabyerekana ngo none nyuma yo kundira amafaranga mu gihe kwa Godifata yongo yazize iki? Ibi ngibi mugende murebe ni ibintu byabereye ku Karubanda avuga ati wowe amafaranga naguhaye urajya kuvuga iki?
ati njye mfite amafaranga ngomba gukora buri kimwe cyose nshaka kubatwara muri izo sauna n'uburenganzira bwanjye. Arafata ababyeyi akabwira ko agiye kubahindurira ubuzima ariko Imana yamutumye, akajya kubasambanyiriza muri sauna. Mwumvishe uyu mwana w'umukobwa nonaha magambo ye. Ibindi byinshi ntabwo nanze ko space ipfa ubusa. Twihangane ba nyir'ubwite biyizire, muzumva ibindi. Harimo abahanzikazi yasambanyije abesha kugiye kubakorera. Ni byinshi ntabwo nshaka kubyivugira. Hari abantu muri bune mugatungurwa. Dutegereze. ese Godfather akantu ko kuvuga ko ashaka gushinga rebo urakazi cyane ntakoze. Sunday, I'm muted. Sunday ntega amatwi unyumve. Unyumve neza cyane. Hari amakuru avuga ko umukobwa wese uririmba mu Rwanda Ibyo agiye gushinga rebo. manza wumve. I'm muted. Ibintu by'uyu mugabo ni byinshi. Ariko turashaka gutanga agasopo kw'abakobwa b'Abanyarwanda atari umwanda. Umuntu Godfather atanga amafaranga kuri stage reka ngo arashaka gufata umukobwa wa mbere urimba mu Rwanda arazi Sunday, cyangwa ntazi. Sunday reka ibyo bintu tugende gato. I'm muted. Uyu ni umuntu sinzi ikindi, we sinzi ikimugenza, sinzi na papa afite, ariko umuntu ushobora kugenda akavuga ngo aragenda bira bintu byose akora afite ukuntu yimekati ari kwimekatinga. Abantu babyumve ibi ngibi kubikora agashaka kwimekatinga akigira umuntu ufite izina. Urumvisha abana b'abakobwa aho bavuga ngo iyo amuhamagara amubwira ngo ntabwo nzwi, ngo ndazwi ahantu hose. Akora ibishoboka akishyura amafaranga kugira ngo agaragare, kugira ngo abashe kubona uko ariganya abantu ababwira ko afite anazwi akomeye. Ibi ngibi babikoresha mu gukanga iyo bigeze aho umukobwa ashatse kuzamura ijwi. Iyo biriya bintu akora ni ukugira ngo abantu bamuyoboke ari benshi. Biriya bintu abikora nta kindi kintu, abikora ashaka kugira ngo yimekatinge yigire agaragare. Namara kugaragara abantu hari ikintu umuvugizi wari ejo bundi yavuze, aravuga ngo abantu bisha muri showbiz. Iki kintu kiragera kikihisha muri ibintu by'imyidagaduro, urimo kunyumva, cyamara kubyihishamo ku buryo abantu bumva ko ni showbiz, ni ibintu byo muri showbiz. Uyu muntu ni kansa. Nose Godfather ko agiye kumanaginga umuhanzi w'umukobwa Nyumvira hano, ukomeye umva hano, uzamusapotinga. umva hano. Umva hano. ndumva biteze ntabwo nshitwikira, ntabwo uri gutwika ibyanjye, sinzi impamvu. Twika bya Prophet, video iri hariya nziza. Twika ibyanjye gira Sande utugambo ntabwo ushobotse. kora hashtag twika umbabarire kwa gatatu ndaguha fanta nziza. Twika bihagije. aho kumpa amafaranga utwikire amafaranga yose wayaye the babe. Ndero urashaka ko ngiye ngo waje prophet ngo kikirofu. Amafaranga yose wayaye the babe ngo ngiye duba gutwikire kigoryi. Ibi bintu ntabwo bivuga ngo natwike no gukora uwo mwanda wose. Ibi ngibi ntacyo bimbwiye, ntabwo nshaka kubigira. Kwinjira muri ibi bintu bakamuga nta ikindi kintu abikorera. Abantu bose bagiye, ndashaka mu byumve, abakobwa bose bakurikira aba influencer bacu, iyo bagiye kuri izo platform bagasanga Dumba ari kuvuga kuri iki kintu ngo iki kintu gifite amafaranga, kinjira muri DM zabo abana bakagisanga kikaje kubasambanya nkuko muri kubona kubikora. Urimo kunyumva? Niyo mpamvu reka babaze Prophet ki ngo wagiye gutanga amafaranga mu gitaramo cya The Ben akaza abwira Dumba ya magambo. Ntabwo nshitwikira, ntabwo uri gutwika ibyanjye, sinzi impamvu. Twika bya Prophet, video iri hariya nziza. Twika ibyanjye gira utugambo uvuga, kora hashtag twika umbabarire kwa gatatu ndaguha fanta nziza. Twika bihagije. Aho kumpa amafaranga utwikire amafaranga yose wayaye the babe. Nta gisekeje kirimo.
mwebwe murumva ko bisekeje, ariko ese impamvu avuga uyu muntu ushaka guhindura abantu ubuzima, impamvu y'iyi ni iyihe? Muzayimenya ejo. So twumvikane ikintu kimwe rero, ntabwo nkunda bashiki bacu kurusha ukuntu mubakunda. Umwaka ubaye uwa gatanu nza ngahagarara nkavuga ngaterwa amabuye na bamwe muri abo bakobwa. It's okay, ariko ntabwo tubona umuntu umwanda nk'uyu nguyu ushobora kuza ngo ufute abantu ubagire ntuza ngo gusa ndaceceke. Ntabwo bishoboka. So tugende gakeya. Niba umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibi, yarangiza akaza kubyigamba imbere ya kamera, amanika amafoto akavuga ati abakobwa nabatwaye muri sauna kuko mfite amafaranga kandi ngomba gukora ibyo nshaka, tukabona abakobwa batanga ubuhamya ko mu kwisha muri uyu mwamvuro wo kwigira profete yabikoze mu mwamvuro kugira ngo asambanye abo bakobwa. Diyo tiki ko umwana w'umukobwa aba afite umutima we uremereye bingana gute kugira ngo ajye mu ruhame avuga ati umuntu yarasambanije, ambwiwe ko yantwaye muri sauna, ambwira ko aribwo ngiye gufata amafaranga yo gukora business ya miliyoni 15. muri ubwo bunyamaswa. Hanyuma ibintu tubyihorere. Mwumvishe umwana wo kuri kaminuza, mwumvishe umwana wari urangije segondere we uvuga ati ndavuga amazina yanjye bamwita Divine, mwamwumvishe. Abakobwa 9 bose batuye bakavuga, ntabwo murabona noneho abemeye kuvuga ukuntu bangana. Ntekereza ko kutavuga kuri ibi ngibi mwarangiza ngo abakobwa bacu bifata nabi, ngo abakobwa ngo ntabwo bifata. None se ni umuntu yambaye umwenda tugenda duhindure umuco wacu. Niba umuntu agenda akiyambika umwenda ngo ni umukozi w'Imana bakamureka, sana abasomeye iyo message, arajya muri DM akavuga ngo Imana ikuntumyeho, izina ni profete. ngusomere zimwe z'umukara Zisome z'umukara. yego. Give me a sec. Iz'umukara ziratangira ngo mu ibara ry'umukara niko tubyita, uri tayari kwakira umutayi sinzi icyo ari cyo wawe wa 500k. Umwana aramubwira ngo yego. Okay, ndaguha now 300k, hanyuma kwa kane ntabwo nzi Ngo ni icyo ari kuwa byo, kane nashatse kwandika. Yego. yanditse kwa kane ndaguha abantu 700 muri hano, ndi gusoma ibyo ndi gusoma ntihagire ubinzanaho. Kwa kane ndaguha 200k, ashyiraho utubazo 4. Umwana aramubwira ngo naribi. Ikinyarwanda nacyo barakibucarinze, naribi. Ahita amubwira ngo ma nimero yawe ya momo. Ntabwo ndi bubivuge, arayimuha, ashyiraho n'amazina ye yombi. Mwihangane sindi buvuga amazina y'umwana na nimero ze, ariko ibyo ndi gusoma ndabifite hano. Ahita yandikaho ngo wabonye n'utubazo 2. Umwana aravuga ngo okay, ikirangiro kiganiriye aho, ikiganiro kirangiye. Maze kwandikirwa n'abantu benshi bari kumbaza ku byo yemereye hariya muri la space. Reka mbabwire, yafashe umwana bita Dieze uririmba gakondo, muramwibuka? Dieze nawe yabigiyemo. Ariko waretse umva, uyu nguyu aranyandikiye, ese jiste uze kuzamuka, uyu nguyu aranyandikiye ngo ahubwo se wa mwana w'umukobwa uririmba umwe uje utumira kuri TikTok agacuranga indirimbo nyarwanda, yemereye ibikoresho yaba yarabimuhaye cyangwa nawe yashakaga kubona uko amugendaho? Ntabwo Dieze ari kuvuga umwe ya posti cyangwa Dieze ari kuvuga, ni Dieze kuko unandikiwe n'abantu kandi benshi. yavuze nako tugitegereje ibyako. Hari undi uvuze ngo ese kakana k'agahanzi yemereye studio yarayigahaye? Ni akabazo. Ndibuka ko yakemereye kuri TikTok yawe kakana kazi kuririmba cyane, sinibuka izina ryako, ariko nari impari amwemerera studio. Ntabwo ari ibyo ngibyo mu byihorere. Iyo ageze ahantu hahuriye abantu, ibintu byose arabyemera, ni kwemera zira miliyoni 10, ariko ni mu rwego rwo gushaka rwo gukurura abantu. Nuza kwitegereza muri iriya ntuza, hari abana b'abakobwa yavanyemo. Iyo arangije hariya gusobokera kutubwirira Christella. Uravuze? Christella yatuvugisha kamubaze.
please kubera ko izo miliyoni 10 yazemeye mpari Christelle n'umumama niba ari ibyo umumama ngibyo niba ari umukobwa tubyihorere sande ntabwo ngiye mu byo yemera abantu bagomba kumenya ko ni ubusambo. no Christelle wo muri Boss Babies atwemereye akatuvugisha ko yabibonye ari azimwemerera byadufasha ko twari duhare twese aza muri live yo kuri TikTok akasanga Christelle akamubwira ngo azamuha miliyoni 10 urabizi ko hari n'abana bahise bavuga ngo nizitaha ngo ibizo ntizizataha kandi na nyuma kandi yaraje akanabivuga yuko yanze kuyamuhereza. Okay, are you there? Nabamyutinze ntabwo nahamagara umuntu from nowhere, ntabwo nahamagara umuntu mpite mushyira kuri space ntamusabye uburenganzira, ntabwo bishoboka. Nagomba kuba mutinga mwihangane, ntabwo nashyira umuntu kuri platform ntamusabye uburenganzira. So ese ni rero wamanutse ni Mutamba. So nuko bimeze. So ikiriho habayeho ikibazo cya tekiniki. Ejo kuwa mbere amasaha ni 2 z'i Kigali, abantu hamaze kugera mu kazi ndayishyira saa 6 amini saa 12 abantu baki muri ambutiyaje, saa 2 abantu bamaze kugera mu rugo. Aba bana nzaba ngiye kurara mbategura ntuza zabo nzizamure hano hejuru, ndebe ukuntu manze mfata ibintu byose bitunganye tuzamanike, ubundi kuwa mbere tuzaba ejo i Kigali. Ni mukanya ni uyu munsi i Kigali bayisangaye. I Kigali bwakeye ni mukanya muri nijoro muri mu ruturuturu muri saa 5. Turi saa 5:11. Ni mukanya rero. Twibutsa abanyamerika ko ejo mufite konji, ni umunsi wa Martin Luther King, mufite konji ntabwo muzakora. Turaretse abanyamerika nimwe mugira amatiku muzabe muhari. So ejo rero reka mbasabe, ariko nyuma y'ibi byose reka ibi ngibi tubyite gutabaza. Munyumve neza, mubyise gutabaza. Ejo tuzahurira aha mwiyumvire aba bakobwa n'ibyo bakorewe uyu munsi. Nubwo navuze kandi nari nihaye gahunda ko ntari buvuge, ahubwo ndi bugaragaze aba bana bakivugira, muze kunyihanganira. Ariko tukavuga tuti uyu muntu nk'uko mumwiyumviye, ibi bintu turi kuvuga nyir'ubwite yabyiyemereye, avuga ko afite amafaranga kandi agomba kuyakoresha ashaka kubajyana muri salon n'uburenganzira bwe. Yanagaragaje ko abakobwa bishyura, abasambanya yamaze kubishyura. Ese Godfather uzakazakora mu Rwanda ubundi mukabwira abanyarwanda ntabwo ngiye ibyo bindeba, ntabwo nshaka kwinjira mu ni buzima. umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana Yigaragaje n'abanyarwanda bamuzi nk'umuprofete, nk'umukozi w'Imana. Sanja urimo kunyumva? Umuprofete nta church Ibyo agira ntabwo bindeba, akayobora abo bishinzwe bazabireba, ntabwo bindeba. Uyu nguyu sinatatse, uretse gato twumvikane. Ntabwo Godfather nagombaga kwataka personality y'umuntu, ndi kwataka ikibi kandi gifite ibimenyetso, hanyuma ababishinzwe baraza gukurikirana ibikurikira. It's not my business. Ibyo kumbwira ngo ntabwo uyu muntu ngo aba bantu bujije imyaka y'ubukure, mwabantu mwe ntabwo mwirengagiza realite y'ubuzima tubamo. Ntabwo uri bufate umwana w'umukobwa udafite na 5 umushuke kumuhereza miliyoni, ariko umuhe kondisiyo yo kumutwara muri sauna, kumanza kumwambura imyenda, wigize umukozi w'Imana, nurangiza ngo uzangaho mbwire ngo ibyo bintu ngo tugomba. No way. Ntabwo ngo wari ngewe, ariko inzego nizisanga ari ibisanzwe ko kujya gutwara abana bakajya kwasamanyizamo hariya. It's okay. Godfather nakoze ibyo nagombaga gukora, ni ugufata ikibi mbona nkagishyira ku karubanda. Naho kumbwira ngo byambabaje ibi bintu, nimuza kwitegereza kuva mu kwa 9 ukwezi umwaka ushize, nibwo yaje scamming abantu abikora atyo. Kuva icyo gihe n'uyu munsi ntabwo nagombaga guceceka. Naho kunkanga ngo kuza ngo Godfather, my friend, ntabwo ari uyu mugabo wenyine, ntabwo ari uyu mugabo wenyine. Bahungeta siwe wenyine, muraza kumenya n'abandi. Ntabwo biri ibintu byo guceceka biri buryode. So tugende gakeya rero. Uyu munsi ntabwo nari mfite yo kuvuga, mwumvishe byinshi. Abakobwa bamaze kuvuga bararenga 9, mwabantu mwe mwabumvishe kandi biteguye no kuvuga. Harimo abahanzi, abana ba upcoming abeshya ngo arabakorera indirimbo bakabasambanya batwe muri zo sauna.
ikintu dusaba iyi sauna niba ari ya Nyarutarama bayifunge, murebe kano kantu kari hejuru cyo kubasambagiza bagafunge. Hano hari ibimenyetso, abana bose, buri muntu wese, groupe twakoze nta muntu utari kuzana ibimenyetso. So ibindi rero ntabwo is not our business, is not our business. Naho ngiye kunyambika amazina kungiri iki niki si batangize ngo dufata bazahita n'ibirenze ibi ngibi, but it's okay. Amenyo y'amavampire bakamusiga amaraso mu kanwa. Who do you think I am ngiyewe ku buryo ngiyewe kugenda ukunyataka ibyo ngibyo bishobora gukanga Godfather? My friend, ntabwo Godfather mpubuka kuva mu kwa 9 kugeza uyu munsi nkafungura akanwa nkavuga kuri uyu muntu ndakora ikintu nzina reaction iza gusubiraho. Uyu uramukurura ukamuzana ukamushyira ukamutamo amabi ye byanga bikunda arayivugira, ntiyarayivugiye ibyo byose. Abantu mwari muri live mwagiye yigeza bihakana, ntiyemeye ko yishyura abakobwa kerekana amafaranga bishyura mbere yo kujya kubasambanyiriza muri iyo sauna. Abana b'abakobwa ntibaje bakavuga ko ababeshye yamageza ko ageze hari akabafata akabakoresha ayo mabi agahita baboroka. None niba umuntu yaje akemera mu gihugu akaza afite title ngo ya profete, yarangiza akajya mu madini y'abana akababwira ko agiye kubahindurira ubuzima karaba bari naive, yarangiza akabajyana muri sauna no kubasambanya, yarangiza akaza avuga ko afite amafaranga agomba gukora icyo ashaka. Yongwe yaba yarazize iki ko nawe yakoresheje abantu? Ibi bintu ntabwo ari byo kwihanganira. Kamatina amajwi y'aba bana ababashije kuvuga, ariko reka maze fata abantu, reka twumva abantu. Sanjake akurikira u Rwanda rw'ejo. Ndaje J Baba. Sanjake urahari cyangwa wazamutse? Sanjake urahari cyangwa wazamutse kugira ngo iki n'iki? Ariko ataravuga, nizere ko umuhanzi wagaragaye mu marayive y'uriya mugabo atari muri gahunda ze, kuko yaba tubabaje uriya mwana ukizamuka. Reka twumve Rwanda rw'ejo. Rwanda rwe Hanyuma akurikiraho Justin. Karame iyo nsanze inkuba yamagana ishyano kenshi nkunda kuhanyura nkavuga nti murakomere cyane, ariko murabwire rubanda ko kubwira inkuba byo nuguta umwanya w'ubusa. Jewe Godfather ngira ngo ndumva ibi bintu nabibonye inshuro nk'imwe ubyandika, ariko ntiwerura urongera nimugoroba muri live uca amarenga nahanyuze sinabyumvishe byose, ntabwo nigeze mfata details za buri kintu cyose. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, uko hari ibyo numvishe by'abantu ubwo narindi hano, mfite ubwoba bw'uko turimo turakemura ikibazo. Okay, ibyo uvuga ni ukuri, ubuhamya utanga ni ukuri, abakobwa barivugira, ariko mbona harimo naivete iri ku ruhande, si kubreminga the victim. Ariko nidukomeza gutya, kuko abagabo nk'aba ni benshi mu gihugu, abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi ni benshi mu mico, ni benshi uretse no mu gihugu Rwanda, no mu Rwanda gusa, no hanze y'u Rwanda, no muri Amerika kugeza ku ntuza. Ahubwo nimo ndibaza, ese murimo murakumira icyaha, murimo muratangaza ibyabaye kugira ngo wabikoze ahanwe byibera urugero abandi? Ese ni iki cyako kuko mu byo okay, ni icyo nshaka kongera muri iyi nkuru, ko ndabona iyi nkuru izanakomeza, harimo n'byinshi bizaza. Mushake uburyo mugira ikintu gisasirwa gisa no kuvuga ngo ibintu nk'ibi byakumirwa gute kugira ngo n'abatarabijyamo bitazababaho. Harimo ikintu gisa nka victimization nabonye namumvishe maze n'umwanya mbona cyane cyane ku bakobwa, ku bana b'abakobwa. Umugabo wabonye amafaranga ntiyagakwiye kuba ayakoresha mu gutaking advantage, mu gukandamiza cyangwa kubangamira abantu. Ariko se ni abantu bakandamizwa cyangwa se abagerwaho n'izo ngaruka bari muri iyo position yo kutamuha uwo mwanya wo kubakandamiza cyangwa se kuba victimized by the money the guy is having. Ndashaka uretse gato. Reka mbaze ikibazo none nanjye umbwire, kuko ndabizi neza ikibazo ngiye kubaza nicyo ari cyo gisingiro cy'ibyo navuga byose. Mu ibi bintu byose iyo mubisobanura mu mategeko, mubihuza n'amategeko. Genda okay, nicyo kibazo nshaka kubaza. Ubwo ko wakibajije ukareka
kunyura hirya ufata abakobwa abo bantu abo ba victime uretse gato ugafata abo ba victime ukamanza ukumva ko nabo hari ibyo bagomba gukora no kwanga gushyirwa muri iyo mitego. Turi kumwe? Twumvikane ikintu kimwe, turareba ese hakoreshejwe ubuhe buryo na yahe mayeri kugira ngo abantu bisange muri uyu mutego. Urimo kunyumva? Turi kureba ibintu bibiri. Uyu muntu yaje mu mwambaro w'umukozi w'Imana, profete n'umuhanuzi uhanurira abantu. Urimo kunyumva? Ntangira space navuze ngo mbere yuko tujajinga aba bantu n'iyi societe turimo, tumanze turebe iyobokamana rifite imbaraga zingana gute muri community yacu no mu bantu. Umuntu wambaye umwambaro wo kuba umukozi w'Imana, especially umuhanuzi, abantu bamwakira bate? Ashobora gusunikira abantu mu byago bingana gute? Natanze urugero rwa Yongwa afungwa afatwa habayeho ubushukanyi n'uburiganya, muze kunyibutsa. Uvuze ku itegeko. So twumvikana ikintu kimwe, gufatiranya umuntu mu bukene arimo ukamanza ukitwa ubuhanuzi, ukitwa intumwa igiye kumuha ibisubizo by'ibibazo arimo, utagambiriye icyo kintu uri kubikora kubera ubuyesikuru kugira ngo ubone ukuntu umugeza ku nyungu zawe bwite no kumusambanya. Reka nkoresha amagambo nk'uko ari. Ibi ngibi kumbwira ngo ni irihe tegeko ribihana cyangwa turabihuza n'itegeko? Ibi ngibi ni ibyaha by'uburiganya. Abantu baraza kumfasha abanyamategeko, ariko ibi ni ibintu ngiyewe Godfather iyo ndi kubivuga gutya sindi umunyamategeko. Iyo nabonye ibintu nk'ibi ngibi ndaza ahangaha nkavuza umuzindaro, ababishinzwe bakabisesengura basanga harimo ibigize ibyaha. Ariko ikibazo gihari, niba warabyumvishe neza, what you have to do, we are calling it out. Umwanda wari tukawuvuga, ababishinzwe n'abifite mu nshingano bagafata action bakabikurikirana. Turi kumwe? Ntabwo dufata imyanzuro, twe turavuga tugashyira hanze ibihari, ababifite mu nshingano bagashyira mu bikorwa. Turi kumwe? Nagusoje. Justin, fata ijambo, ndakugora Rwanda rwe. Urakoze cyane ngo Godfather, ngewe ntabwo ndi buze gutinda, ariko reka ngire igitekerezo wenda mu masegonda makeya ntanga. First of all, ngewe iyo haje topic nk'iyi ngiyi, hari isomo mbona abantu turi hano twari dukwiye gukuramo. Ni ukuvuga ngo hari strategy uko isi igenda, ikoranabuhanga riza ndetse n'isi igenda ihindagurikire y'isi, hari strategy abantu bakora tutari tumenyereye, ku buryo umuntu adacunze neza ashobora gusanga yaguye mu mutego muri we yumva yuko ishyamba ari ryeru. Nge nkimara gukurikira ubuhamya ndetse n'iyi topic wazanye, natekereje uburyo umuntu abwira umuntu ko bagiye gupanga business, bakamutegura ahantu bari buhurire, the same ati turajya muri sauna. Aba bana hari benshi baba bataragakandagira muri sauna, cyangwa wenda akaba yumva ko kujya muri sauna ari ibintu biri nomo ku muntu wumva wenda ko agiye azi support agiye kumuhereza. So nkibaza iyi ntuza yo gutegura buryo bwo guhurira muri sauna, ni logique umuntu utazi ubwenge adashobora yuko ari buze kumufata ku ngufu, cyangwa wenda ari bumusabe ko baryamana, kabone n'ubwo wenda wabikora arabishaka. Ariko burya umuntu mwamaze guhurira muri sauna muri babiri, yaba yamaze kugera ku rwego rwo kuba kumucika bitoroshye nk'uko Godfather yavugaga. So rero abantu bari hano, isomo rya mbere tugiye gukuramo, icya mbere ni uko iyo wahohotewe n'umuntu ugana inzego z'ubutabera ndetse RIB ugatanga ikirego. Kabiri,
kuba Godfather bizana hano bikavugwa, njyewe hari icyo mbibonamo bigomba gufasha sosiyete. Hari abantu benshi, iyo umuntu atanze ikirego muri RIB ntamenya sitirateji n'inzira byanyuzemo kugira ngo uwo muntu agere ku rwego uzaza nyuma ye atazagwa muri uwo mutego. Kuba rero bivugirwa hano, umwana mwenge yumvira mu rusaku. Icya mbere, hari udukoryo twinshi tuba muri izi space, ni yaba abasikama besikuru bakoresha ibyinshi. Abantu benshi bakurikira ama space bashobora kubyigiramo ku buryo nawe nibiza kumubaho azamenya uburyo yitwara. Icya mbere, iyo umuntu asapotinze umuntu, yasapotinga akavuga ati nanjye ndashaka yuko nanjye musapotinga mu kwamamaza ibyo nasapotinze, mu ntwikire. Attention ye ni iyihe? Ko kumva weho wakoze ubufasha, ariko se nyuma yo gukunda igikorwa ni guki wowe ushaka nuko noneho ko nawe bakwamamaza. Koko kwamamaza kwawe urashaka kukungukamo iki? So ntekereza ko muri uko gukenera yuko bagutwikira ni ukugira ngo nibura nawe ya brand yawe uyubake, noneho ujye uyikoresha ibyawe kuko nawe wamaze kubaka iyo brand. So icya kabiri ngewe naje kubonamo muri space numva nakuyemo, nuko aba bana b'abakobwa babasha gutanga ubuhamya, bakavuga, bakwiye kubera isomo ry'abandi batarabasha kurwa muri uyu mutego, ku buryo izi nzira zose zemewe n'amategeko bazinyure, ariko noneho no guhereza ubutumwa bagenzi babo nabwo muri uyu mujyi, kuko burya abantu 700 byanga byakona n'abantu benshi. Iyo ubahaye ubasharinze experience wahuyemo nayo, utaragwa muri iryo kosa ntabwo yajya kurirwamo adasanzwe avuga ngo biramutunguye. Rero ngiye ku giti cyanjye ndabishima mu rwego kugira ngo nibura kose kaberewe muri RIB, ariko nambashishikariza yuko igihe cyose wahohotewe utakwibagirwa inzira zemewe n'amategeko. Murakoze cyane. Thank you. Murakoze Justin. Oya Rwanda rw'ejo ngendiyo hirya, reka twakire Najibu. Nica Najibu we Susande. Yitwa Abdul Bakari. Ikintu iki. Najibu Abdul Bakari Ali watwa. Namumanuye niba abandi babajanga kwigaragaza. Amazina yitwa Baba baje kwambara cravat. Noneho okay, so gahunda ukuntu imeze, abana mwabumvishe kuri phone ntabwo byabagoye. Urimo kumva? Ejo inkoko niyo ngoma. 2:00 ku masaha y'i Kigali. Ntabwo uri bwongere gukora itangazo. 2:00 ku masaha y'i Kigali. Uravuze ngo uje kuwa mbere 2:00 ku masaha y'i Kigali. Muzinjira muri space bicaye hano hejuru. Urumva? Bashiki bagaparaga bazaba barahari. Abadiaspora ntimuryame, bakaparaga ntimuryame. Bashiki bagaparaga ejo ku masaha nkaya. Mfite impamvu. Inkuru urayitwika ukayitubuza igashyuha. Turi kumwe? Gaparaga bashiki bawe ejo nkaya masaha. We gonna be here. Baze. Rimwe. So ngayo ngo diaspora minispora ibindi ntabwo nshaka kugira ngo dusubire muri ibi bintu, kandi icyiza erega niyo twajanga gutya ibi ngibi byumvikana cyane.